cyuma ameze neza agira urugwiro kandi azi kuganira umupira nabyo yiberamo n'umuntu mwiza. Kwikabutura rero yari yambariye yoroheje umupira wa equipe nationale ya mipira irimo akabara k'umutuku urayibona bakunda kwambara bari muri relax n'umukara n'umukara ndayibona cyane n'ibipapa nyine nk'umuntu uri kurelaxa kuri hoteli. Anzamukana muri floor ya kabiri ya hoteli niho harimo icyumba cy'umutoza Adel Amrouche. Urabizi ko kiba gifite aho kurara ariko gifite na salon, ni bya byumba biva kame mu by'abantu baba gifite na bariko, gifite na kabako. Yes, bimeze neza. aho nywera gakawa ushobora gukorera kora hamagara n'abantu batandukanye. Adel ryo kuri telefone bitoroshye afite calls nyinshi, afite telefone ebyiri bikanye bandika kuri WhatsApp ahandi bahamagara. Mu cyubahiro cyinshi nshimira aba bagabo, mu cyubahiro cyinshi banyakiranye bambwira bati frigo ngiyi ibikonje birahari, ibishyushye ngibi niba hari akantu uri busabe mu gikoni hari abaratunganya ibidasembuye nta bisembuye rwose. Ni muri kampa ya equipe nationale. Birumvikana ni Eric ni umurokore ni umusilamu nanjye ndi umurokore. Ubwo aho ngaho ni icyayi kiba gihe urusengero rwari rwuzuye nuko amateraniro abagabo bati tuganire. Adere ati atangira nyine atebya ati what is your name? Ndongira Reagan ati Reagan is the former president of US. Yes. Okay, dutera urwenya ho gake. Abanyanijera ati nitwa Adere ariko baba barihinnye nitwa Adereke ati ni umuntu wanyu kugira ngo abasaze kuvuga kajambo ati papa ikintu cyonyine mu bintu byose muvugana iyo amaze gutangira kuganira yashyushya Adele ngo no papa nuko bivuga. So nuko Adele ikintu cya mbere rero twahise tuganira Ruvuyanga nyuma yo kunyakira kameme twagombaga kwinjira mu buryo abanyarwanda bibaza. Ubwo nibyo namubazaga nsubiza nawe uragenda ubimbaza none unsubize nka Adel Amrouche. Ariko ubwo nyine ibyo kwakirwa byari byiza ariko se abantu baranabyibuka ko turi mu cyumweru cyahariwe customer care. Turi mu cyumweru cyahariwe customer care. Mwagira mwagiye mubona kuri Twitter isangwe hose no mu batoza b'amavubi niko bimeze. Ngo narigane yari umukiriya twagera reka twihute iyo ducunguza uburyo mwete bwana Rigani. Umaze kwakirwa umutoza avuga iki ku bakinnyi batahamagawe mbere na mbere barimo Rage twagarukaga ku munsi? Reka duhere kuri Rage. Ikibazo cyanjye kuko nifuje ko tuganira nabo nko kuganira bitari interview kandi koko ni nabyo byiza niyo mpamvu twatindanye. Namubwiye nti ngiye uko mbibona Rage yararenganye bagombaga kumuhamagara. Barambwira bati Rage ati twakurikiye imikinire ye ngo tukayibonamo ikintu cyo kuba mu mikinire afitemo akantu k'umunaniro ngo akina iminota 30 ukabona atangiye kwifata mu mavi ngo atangiye kwifata mu mugongo nk'umuntu urushye. Ndabaca renjinga ndavuga coach come on, let us be realistic. None se iyo minota 30 myiza kina ko yo mutamuhaye amahirwe yo kugerageza kuba yayikina cyane ko mumbwira ko Taiba mumuzanye nawe atari umukino uzabanzamo kuki mutagerageje umurusha. Gerageza kumwereka from last season this season munyera yabayizi izi match bamaze gukina bene uko nguko bigasa naho mu by'ukuri we atemeranya n'icyo kintu cyo kuba ngo areponda neza physically. Reka mbivuge gutyo. So ni version y'umutoza si yanjye. Fine. Turakomeza ikiganiro ndamwira ni none se Rage birarangira nta muntu umuhamagaye nyine bivuga yuko physique ari ikintu kizabuza umuntu kujya muri national ngo none ntago nafunze imiryango ngo imbere ashobora kuzahamagarwa.